Hello everyone. We We are so thankful for this evening to meet together for the purpose of sharing the word of God. So we shall pray, then we begin. Father, thank you for this evening. You are together with us and you are willing to bless our hearts. So we are sure that through the word of God we regain the new heart from you, Lord. So we pray believing the name of Jesus. Amen. Amen. This evening we are sharing from the book of Matthew chapter 5 from verse 38. Yes, Matthew chapter 5 from verse 38. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Haranditse ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa irindi n'iryinyo rihorerwa irindi. But I tell you not to resist an evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. Ariko ngewe ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. If anyone wants to show you and take away your tunic, let him have your cloak also. And whoever compels you to go 1 mile, go with him too. Ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe mujyane no mu cya kabiri. Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you, do not turn away. Kwaka umuhe kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Yes, I was born in a Christian family. So I grown up knowing good and evil. So in my knowledge I knew that if I do good, that's when I will be allowed to go to heaven. So that's why I started growing, avoiding evil in my life. Because I was having fear to go to hellfire. So because of this I was not willing to do evil things. So in the beginning I thought that was something good and I will live such life. So I was having hope to God that God will enable me to do His will. So it is not that I was joking, because I knew that as long as I have sins I cannot go into heaven. Because I was taught how miserable people will go to hell will suffer so much. So because of this I didn't want to suffer like that. So but however, though I pour all of my power to avoid even my life, I couldn't make it. I thought that I didn't do everything possible, but I pour all of my energy because I was avoiding death. So you can think when someone is avoiding death in his life, there is nothing you can spare, you cannot do. So you have to do everything so that you can save your life. So I didn't stand up idle.
Every day, every time I was thinking about my soul. buri gihe natekerezaga kuri roho yanjye. So I was afraid to die with sins in my heart. nagize ubwoba bwo gupfa mfite icyaha mu mutima wanjye. So this is the reason why every morning I have to sacrifice and ask forgiveness of sin sincerely. Ibi byatumaga buri gitondo nitanga ngasenga cyane ngasaba imbabazi z'ibyaha n'umutima ukomeje. So I remember the day I joined middle school. ndibuka ngeze mu mashuri yisumbuye icyiciro cya mbere. I joined the groups, the prayer groups in the school. nagiye mu banyamasengesho basengeraga ku ishuri. So even though some students could waste their time in the weekend, but I was busy seeking the Lord. bamwe mu banyeshuri mu mpera z'icyumweru bajyaga bapfusha umwanya ubusa, ariko nyina baba mpugijwe no gushaka Uwiteka. Starting from Friday, I was busy for godly things. guhera kwa nyuma y'iminsi 7 nabaga mpuze rwose nshakisha Imana. So I was serious because I was targeting to be inherited the kingdom of God through that way. nari nkomeje cyane ko nari nzi ko binyuze muri iyo nzira aribwo nzabona ubwami bw'Imana. So no matter how I tried to avoid this in my life, gusa uko nagerageje kose kwirinda ibyaha, so every day, every time I could see sins in my life. buri munsi nabonaga mu mutima wanjye harimo ibyaha. So in the middle of time, I got confusion in my heart. igihe cyarageze ngira urujijo. So that's when I started to think about God and the love of God towards people. natangiye gutekereza ku Mana, nangira kwibaza urukundo ikunda abantu. So I started to think, where can I base saying that God loves people? navuze ni se ni iki nashingiraho nemeza ko Imana koko ikunda abantu. I was created, even I didn't ask God to create me. ni dore niyo yandemye sinigeze nyisaba kundema, And now He prepared hell ahead of me. ariko yaneguriye umuriro. You do good, if you don't do good, you'll go to hell. iranyagije ngo muri byiza muri ntabikora muzana mu muriro. So I was able to see that I'm a person who cannot avoid the sin completely in my life. nari maze kubona ko n'umuntu utabasha kwirinda ibyaha burundu mu buzima. So I started to ask myself, why can't I avoid the sin completely in my life? natangiye kubaza ni gute ndi umuntu utabasha kwirinda ibibi iteka. Is it me who is a cause, or the cause is something else? ese koko ni njyewe kibazo cyangwa hari ikindi kibazo? So I was able to see that I'm a sinner because of the devil. Even the devil was created by God. naravuze n'ubundi umunyabyaha kubera Satani, kandi na Satani n'Imana yamuremye. So I was able to see ahead of time that I'm a victim. natangiye kwibwira ni njyewe undi inzirakarengane. So because of that, I closed my heart to God. byatumye mfungira Imana umutima wanjye. So I remember 2008, I quitted the religious issues. nibuka ko mu mwaka wa 2008 iby'amadini byose narabihebye. Because I was able to see that even though I dedicated all my life for the godly things, but I don't see eternal life in my life. nari maze kubona ko nubwo nari narihebeye ibintu by'Imana byose, ariko ubugingo buhora nari ntegereje ntabwo nari kuzapfa. I was able to see that it's better to use my time for other things. navuze nireka igihe cyane rero kugipfusha ubusa ngikoreshe mu bindi. Because though I started to go to church being young, I was a sinner. Even until that time, I was still a sinner. naravuze ni nubwo natangiye kujya mu rusengero nkiri gatoya, ariko n'ubu ngubu dore ndacyari umunyabyaha. It is not that I was idle. si uko rwose nari umunebwe. I was doing very powerfully, working so powerfully. rwose iby'Imana nari narabyinshimo cyane mbikorana imbaraga. So I was able to see that for me to go to church is wasting my time. ariko nza kubona ko kujya mu rusengero guta igihe. So if God does exist, navuze ni niba Imana ibaho, let Him do His own business. ngaha nikora ibyayo indeke. If you save me, you save me. I don't know how you will. ninkiza izankize, ariko sinzi uko izabikora. So if you destroy me, you destroy me. You are the one who created me. ndabwiye Imana nimba ushaka no kundimbura uzandimbure ko niwe wandemye. So this is how I quitted everything related to God. uku niko nahagaritse ibintu byose bigendanye n'Imana. So I remember that 2008, 2009, 2010, I was not going to church.
2008, 2009, 2010 nta rusengero n'umwe na rumwe nakandagiyemo. So I was just blaming people who go to church. Narinde ahubwo ntuka abantu bajya mu nsengero. Why people go to church? Aba bajya mu rusengero gukora iki? They go to church being sinner, even they come back being sinners. Bajya mu rusengero abanyabyaha bakavayo bakiri abanyabyaha. So what is the reason for us to spend our time in the churches? So gutigiye mu rusengero bimaze iki? So I was blaming people in my heart in such a way. Umutima wanjye uko niko nari nsigaye ntekereza abantu bajyayo. So I remember at the end of 2010 I met people and we shared the word of the Bible. Mu mpera z'umwaka wa 2010 ndibuka ko nawe n'abantu batangira kunganiriza ibya Bibiliya. Actually, I was not expected to meet such people and we talk about the Bible. Mu by'ukuri sinari mbyiteze gura n'abantu ngo tuvuge ibya Bibiliya. Because I thought that I didn't discover something new from the Bible. Naratekereje ko muri Bibiliya nta kintu gishya kirimo. So what is the reason for me to learn the Bible? Ndavuze ni ubundi kwiga Bibiliya bimariye iki? So even though we share the Bible intentionally, nubwo twaganiriye kuri Bibiliya mu by'ukuri ntabiteguye. So I detected something which was wrong in my spiritual life. Icyo gihe nibwo natawe ikintu kitagendaga mu buzima bw'umwuka bwanjye. Because my spiritual life was to keep the law and after keeping whole law and be accepted by God. Ubuzima bwanjye bw'umwuka bwari bushingiye ku kubahiriza amategeko, nabasha kuyubahiriza yose nkazajya mu ijuru. Even this is how I was thinking the heart of God to be. Najyaga ntekereza Imana ku mutima wayo ari uyu nguyu. The heart of God is for people to keep the law and be accepted by God. Imana ishaka abantu bubahiriza amategeko hanyuma ikabakira. So it means people who cannot fulfill the requirements of the law cannot be accepted by God. Bivuze ko abantu bose batazubahiriza iby'amategeko asaba Imana itazabakira. This is how I was and this is how I was taught. Uku niko nari meze kandi niko nari narigishijwe. So I took everything like that in my heart. Ibintu byose nuko nabitwaye mu mutima wanjye. But for the first time I heard someone saying that we cannot keep the law. Ariko ku nshuro ya mbere numvise umuntu ambwira ati rwose amategeko ntawayubahiriza. So I was agree with him because I had tried so much to fulfill the law but I couldn't. Icyo gihe nemeranyije nawe kubera ko nari mbizi ko nabigerageje bikananira. But another confusion which came in my heart ariko arundi rujijo rwaje mu mutima wanjye was to ask myself, if so, why God provided the law? naribajije nise nimba ari uko bimeze n'iki cyatumye Imana iduha amategeko. Why do we have the law from God today? Kuki uyu munsi dufite amategeko kandi yavuye ku Mana? Is it just knowing that in the Bible there are 10 laws? Muri Bibiliya hari amategeko 10. Why God gave us the law? Imana yaduhereye iki? So I couldn't understand the purpose of God to give us the law. Sinigeze mbasha gusobanukirwa ko kanya intego y'Imana yayiteye kuduha amategeko. So because for me to close my heart to God, it was because God gave us the law which are difficult for us to fulfill. So because I was seeing God through the law, so because of that I closed my heart towards Him. But as I kept on sharing the word of God, I came to discover the purpose of God to give us the law. So when we read the Bible, the New Testament, even the Old Testament, we can see people talking about the law in the Old Testament, even the New Testament, even Jesus talked about the law. So now I want to share with you the heart of Jesus to speak about the law. This is something I came to discover later.
iki nicyo naje gutahura nyuma. So because from the time I understood the purpose of God to give us the law, ubwo natahuraga impamvu Imana yaduhaye amategeko, I was able to open my heart and accept the word of God as faith in me. umutima wanjye wafungukiye Imana, nemera ijambo ry'Imana. Because when I understood the purpose of God to provide the law, I was able to see God in different angles. ubwo numvaga impamvu Imana yaduhaye amategeko, natangiye kuyibona mu bundi buryo. So many people, they see God through the law. abantu benshi babonera Imana mu mategeko. So frankly speaking, whatever church you attend, if you understand, if you follow God through the law, you can only be confused. mbabwije kuri urusengero rwose waba ujyamo, ubaye ubana n'Imana cyangwa ubona Imana biciye mu mategeko, nta kintu kizakuba kiretse gucanganyikirwa. Because God speaks in the Bible that He is the one who is the master of the rest. Imana yavuze ko ariyo mwami w'ikiruhuko cyangwa w'isabato. So it means if you reach God, you can have the true rest. uze kuramutse ushyitse ku Mana uba ugeze ku isabato. But why many people they don't have rest in their hearts? ariko se kuki abantu benshi badafite isabato mu mitima yabo? Even though they say they believe in God, bavuga ko bizera Imana, though they say they love God, bavuga ko bakunda Imana, but why they don't have the true rest in their hearts? ariko nta sabato y'ukuri iba mu mitima Why yabo. many people are so tired though they believe in God? abantu benshi ahubwo barananirwa cyane iyo bizera mu kwizera Imana kwabo. So I was like that, but I came to discover that the reason why people don't have the true rest in their hearts, uku niko nari imeze, ariko naje gutahura ko igituma abantu batagira ikiruhuko cy'ukuri mu mitima yabo, it's because their relationship between them and God is through the law. nuko isanira hagati yabo n'Imana ari amategeko. But frankly speaking, you cannot have the true peace in your heart as long as you live with God through the law. ariko tuvugishije ukuri, nta mahoro ushobora kugira ku Mana igihe cyose hagati yawe n'Imana harimo amategeko. So when Jesus was preaching the mountain, ubwo Yesu yabwirizaga ku musozi, because there is a sermon of Jesus on the mountain from this chapter 5 of the book of Matthew. iyo usomye Matayo mu gice cya 5, ubona Yesu yicaye ku musozi ari kubwiriza abantu. So Matthew chapter 5, chapter 6, chapter 7, Jesus was preaching people on the mountain. Yesu yagiye ku uyu musozi arawuzamuka, bari abwiriza ikibwirizwa cyareye muri Matayo 5 kugera muri Matayo 7. So when we read this verse 38, ariko ugeze ku murongo wa 38 w'icyo kibwirizwa, so there is something I never thought about it before Jesus spoke about. hari ikintu ntatekerejeho mbere Yesu yavuzemo hano. So Bible says, you have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. biravuga mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho ribarerwa irindi n'iryinyo ribarerwa irindi. Verse 39 says, but I tell you not to resist evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. ariko njyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi, ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo muhindurire n'uw'ibumoso. So if anyone wants to show you and take away your tunic, let him have your clothes also. nashaka kukuburanya ngo gutwara ikanzu yawe muhe n'umwitero. So, and whoever compels you to go 1 mile, go with him too. ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe mujyana mu cya kabiri. So let me ask you, reka mbabaze, who can do this? ese ninde ushaka gukora ibi? So sometimes we hear the words of people. rimwe na rimwe twumva amagambo abantu baba bavuga. So when we accumulate those words as they are, iyo twakira ayo magambo yabo uko ari, sometimes we misunderstand their hearts. hari igihe tudasobanukirwa imitima yabo. So that is how it happens for people when they want to believe in God. n'abantu bibabaho iyo bashaka kwizera Imana. So there is the words of God in the Bible.
muri Bibiliya harimo amagambo yavuzwe n'Imana, but we don't have to accumulate those words as they are. ariko rwose ntabwo dukwiriye kwakira ayo magambo uko ari ngo abe ariyo dufata gusa. So what we have to understand and discover is the heart which contains in those words. ahubwo muri aya magambo ko harimo umutima w'Imana, icyo dukeneye ni umutima So wayo. what Jesus wanted to mean through these words. none Yesu yashatse kutwigisha iki muri aya magambo? So Jesus is telling you to keep the law. Yesu kuko ari kubwira ngo wubahirize amategeko. So Jesus is telling you because when you read chapter verse 39, Bible is saying, mu murongo wa 39 Yesu yaravuze ngo whoever, but I tell you not to resist any evil person. ngo ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. So Jesus is telling you not to avoid any evil person in your life. ntugahunge umuntu mubi rwose mu buzima. This is what Jesus is telling you. ese koko Yesu ari kukubwira ngo wemerera bakugirire nabi? But whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. aragira ati ukubise urushyi mu musaya w'iburyo itumuhereza n'uw'ibumoso. So is this what Jesus wants to mean? Yesu nibyo ashaka kutubwira koko. So many people, they misunderstand the heart of Jesus when they read such words. abantu benshi basoma amagambo nk'aya batakaza umutima w'Imana. So actually when we read this chapter 5, iyo usoma iki gice cya 5 we can see that we are still in the book of the law. tubona ko tuba turi mu gitabo cy'amategeko. So if anyone wants to show you and take away your tunic, let him have your cloak also. baragira ati umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe mwe n'umwitero. So this is what Jesus wants to mean. Yesu nibyo kuko ashaka kutwigisha. And whoever compels you to go to 1 mile, go with him too. aragira ati ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe mujyane no mu cya kabiri. So have you ever tried this? Because of this is the word of Jesus. ese kubera aya ari amagambo ya Yesu koko ujya ubigerageza? So when you go in the court, igiye mu rukiko you meet many different people. uhasanga abantu batandukanye. They are the cause. There are people who have argument because of the land. hariho ababurana imanza zishingiye ku butaka. So even when you go there, iyo ugezeyo you don't only meet people who don't go to churches. ntabwo wasanga abantu batajya mu rusengero. Even people who go to church. yewe n'abakristo abitwa abakristo bajya mu rusengero. Even pastors. yewe n'abashumba usanga bari mu nkiko. So because if someone compels you your land, nimba umuntu agogoshe ubutaka. so Bible is saying don't go in the court. birakubwira ngo ntukajye rwose mu by'inkiko. You remind him that you have another land somewhere. aho bamubwira uti mfite n'undi hariya nawe ugenda uwutware. Go and take it. nawe genda rwose uwitware. Because I want to keep the law of Jesus. ngenda ashaka kubahiriza amategeko ya Yesu. Is what Jesus is saying? ese koko ibi nibyo Yesu ashaka So kuvuga? this is how people understand the heart of Jesus. uku niko abantu bumva amategeko, bumva umutima wa Yesu. But that is not what Jesus wants to mean. ariko mu by'ukuri uyu si umutima wa Yesu. So I saw people, sometimes you meet people fighting. rimwe na rimwe hari igihe uhura n'abantu bari kurwana. So, but what I was able to see, ariko icyo nabashije kubona, so when someone slaps you, iyo umuntu agukubise urushyi, so immediately, even automatically, without knowing, nawe ubwawe rwose utabitekerejeho, you find yourself slapping him too. wisanga nawe warumwishyuye. Why? kuki? Why don't you turn another cheek and slap? ese kuki utamutegera undi musaya ngo umubwire ngo akubitamo nawe? Because this is what Jesus said. kubera ko ari byo Yesu yavuze. I have to keep the law of Jesus. ukavuga uti ngiye ngomba kubahiriza itegeko rya Yesu. So actually what Jesus wants to say, rero icyo Yesu yashatse kuvuga, what Jesus wants people to discover, icyo Yesu yashatse ko abantu batahura, is to make them realize that you are people who cannot obey the ni law. ugutahura ko ari abantu bananiwe, batsinzwe, batakubahiriza What the amategeko. law commands you is beyond your ability. ibyo amategeko akubwira gukora birenze ubushobozi bwawe. So you have failed to fulfill the law. waratsinzwe rwose burundu ibyo amategeko. Because the things Jesus is speaking here, ibyo Yesu ari kuvuga aha, no one can
fulfill them. nta n'umwe wabisohoza. So I'm sure that if someone comes and take your land, hagize umuntu uza agahuguza ubutaka bwawe, what I'm sure is that you cannot say, Jesus said, if you take my land, I have to show you another one and take it. nzi neza ko ntawe uzavuga ati Yesu yambwiye ko n'umwari igikingi kimwe nzajya kwerekana icya kabiri ukakitwarira. So no one can do it. nta n'umwe ibi ngibi ibyo bivuga. Even though it is recorded in the Bible, nubwo byanditswe muri Bibiliya, but I'm sure that there is no one who can fulfill this. ariko nzi neza yuko ntawe wigeze abisohoza. So if someone comes and slaps you, iyo hari umuntu uje akagukubita urushyi, you cannot turn another cheek. mu gihe agutera urushyi mu musaya umwe, ntabwo ubasha kumuha undi ngo nawe akubite mu. So what I'm sure that you will immediately answer him. icyo nzi neza ni uko uzamwishyura. So it means no one can keep and fulfill these words of Jesus. icyo bivuze ni uko nta muntu n'umwe wabasha kubahiriza cyangwa kubaha agakurikira amagambo ya Yesu. So what Jesus is trying to make people understand, icyo Yesu bari kugerageza gutuma abantu bumva, no one can be justified by the law. ni uko nta watsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Because no one can fulfill everything written in the law. ese ni ukubera iki? impamvu ni uko ntawe usohoza ibyanditswe mu gitabo So cy'amategeko. Jesus wants us to accept that we have failed to keep the law. Yesu ashaka ko twemera ko twatsinzwe. Why? kuki? Because Jesus is finding someone he can justify. Yesu ari gushakisha umuntu yatsindishiriza. So who can be justified by Jesus? ninde Yesu yatsindishiriza? People who can be justified by Jesus, they are those who fail to fulfill the requirements of the law. urya rero abatsindishirizwa na Yesu ni abananiwe gutsindishirizwa n'amategeko batabashije kuyubahiriza. So people who are still running behind the law, ariko abagishorewe n'amategeko, these people, they cannot give value to the grace of Jesus. ntibajya baha agaciro ubuntu Yesu abagira. Because Jesus came in the world with the mercy and the grace filling his heart. Yesu yaje mu isi yuzuye ubuntu n'ukuri kugira ngo atugirire impuhwe. He wants to bestow his mercy and his grace to everyone. ashaka guha abantu bose ubuntu bwe n'impuhwe ze. But people, they are still boasting themselves to think that we can do it, we can do it. ariko abantu bakomeza kwiyemera bati twabikora. But I'm sure that if we read closely these words of Jesus, ariko usomye witonze aya magambo ya Yesu, what we can learn through this icyo wakwigiramo aha is that I cannot do it. ni ukuvuga ngo njye sinabishobora. I cannot make it. Yesu ntabibasha. If it is so, I cannot be justified by the law. bivuze ngo sinabasha gutsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. So I will receive the grace and mercy of Jesus. reka nemere kwakira ubuntu bwa Yesu. So this is how it is supposed to be. uku niko byakagenze. But Satan keeps on deceiving the hearts of many ariko Satani akomeza gushuka benshi, and keep pushing them and telling them that to try. akomeza kuvuga ati mugerageze Until they die, they keep trying. kugeza igihe bapfiriye baba bakigerageza. So, but what we can discover through the Bible, ariko icyo tubasha gutahura muri what Bibiliya, we need to discover through the book of the law, icyo tutahura mu gitabo cy'amategeko, is to discover how we have failed completely before the Lord. ni uburyo twatsinzwe burundu mu kubahiriza amategeko. So when I share this word of God with that person I was sharing with, ubwo naganiraga iri jambo n'umuntu umwe, I was able to discover something wrong which was in my spiritual life. naje gutahura ikibazo nari mfite mu mutima wanjye. I was a person who was trying to meet God through the law. navuze ni ngendo umuntu wagerageza guhura n'Imana binyuze mu mategeko. This is the reason why I was difficult so much in my heart. niyo mpamvu byangoye cyane umutima wanjye wumva uremerewe. So this is the reason why I was having a lot of confusion towards God in my heart. niyo mpamvu nabanye n'urujijo rw'insi nacanganyikirwa ku bigendanye n'Imana. So that time I came to discover why Jesus came in this world. uwo munsi nibwo natawe icyazanye Yesu mu isi. So Jesus came in this world because I was defeated to fulfill the law. Yesu yaje mu isi kuko nari naratsinzwe. So he was coming to stand in my position so that he can get a victory for me. Yesu yaraje kugira ngo ajye mu mwanya wanjye mbonere intsinzi. So it means my victory is not based on the law, keeping the law, doing the the requirements of the law, but it is based on the coming of Jesus and give his body on the cross. bivuze ko amategeko ko gutsindishizwa kwanjye kudashingiye ku mategeko,
ahubwo gushingiye ku kuza kwa Yesu no kutangwa k'umubiri we ku bwanyu. So this is how everyone needs to understand. Uku niko buri wese akeneye kumva. So when we read the book of 1 Peter, dusubirwa mbere rwa Petero, 1 Peter chapter 4 from verse 1. turabara n'urwa mbere rwa Petero ibice n'umurongo wa mbere. Bible says, therefore, since Jesus Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Haranditse ngo nuko ubwo Kristo yabarishwe mu mubiri, muba ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro, kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha. So verse 2 says that he who no longer should live the rest of his time in the flesh for the lust of men, but for the will of God. Numva kabiri kagira uti ngo ahereko amara iminsi isigaye akiri mu mubiri, atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora iby'Imana ishaka. So for he have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles, when we walked in the lewdness, lust, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable adulteries. Umurongo wa gatatu uragira uti ubwo igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora, no kugira ingeso z'isoni nke n'izo kurarikira no kunywa inzoga nyinshi no kugira ibiganiro bibi no gusinda n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo. Yes. So after knowing that Jesus died for my sins, iyo maze kumenya ko Yesu yapfiriye ibyaha byanjye, after knowing that I have no sin anymore, iyo maze kumenya ko nta cyaha mfite na kimwe, so I got a confusion once again. ubwo nabimenyaga nabwo nagize urujijo. If so, what should I do? navuze nimba ari uko bimeze se ubwo nzakora iki? If so, how can I behave? ubwo se nzitwara nte? Because I was thinking that I'm a person who can keep my salvation. najya ntekereza ko ndi umuntu ukeneye kurinda agakiza. So because I didn't know the next step, I was turning my heart into the Lord. kubera ko ntari nzi igikurikiyeho, umutima wanjye washaka kwisubira mu mategeko. I thought that, yes, I was redeemed, I have no sin before God. natekereje nibyo koko naracunguwe, nta cyaha nsigaranye imbere y'Imana. So but let me determine myself to avoid the sin in my life, because I'm holy one of God. ariko kundi uwera kandi w'Imana, reka ngerageze kubahiriza amategeko. So I was turning back to the law without knowing. nanjye ubwanjye ntabizi, natangiye gusubira mu The mategeko. reason why I'm saying that I was turning into the law without knowing impamvu avuga ko nashatse gusubira mu mategeko nanjye ubwanjye ntabizi, is because when your heart is under the law, when your heart is kept under the law, you cannot have true peace and true hope at all. nuko iyo umutima wamaze kubarirwa mu mategeko nta kiruhuko kuba ufite na gitoya. But I came to discover that when someone is born again, ariko umuntu wavutse ubwa kabiri, that is the starting point of the spiritual life. aba ari bwo agitangira ubuzima bw'umwuka. So why we say that someone is born again? ni ryari tuvuga ko umuntu yavutse ubwa kabiri? So in the beginning, he was born as a flesh. kubera ko mbere avuka ari umuntu w'umubiri, Even the flesh cannot live spiritual life. kandi umubiri ntushaka kubaho ubuzima bwa mwuka. So one who can live spiritual life is the spiritual being. umuntu ushaka kubaho ubuzima bw'umwuka ni uyu muntu w'umwuka. So when we are born again, iyo tuvutse bushya, so it means we are born as spirit. tuvuka nk'umuntu w'umwuka, Spirit from God. umwuka uva ku Mana. So when somebody is born again, iyo muravutse ubwa kabiri, not only when somebody is born again, when a being is born, yewe mu gihe cyose havutse umuntu, so that is the starting point of the lifetime.
ukimara kuvuka nibwo atangira kubaho. So someone cannot grow up if he is not taken care of. Umuntu wavutse ntashobora gukura atitaweho. So that's why I came to discover how the church can play a great role in my spiritual life. Iki nicyo cyanyigishije umumaro ukomeye w'itorero mu buzima bwanjye. Because if you are born again and try to be responsible for your spiritual life, uramutse uvutse ubwa kabiri ugashaka kwirengera iby'ubuzima bwawe, so you will go back into the law without knowing. nta kabuza nawe utabizi uzasubira gutwarwa n'amategeko. So but I came to learn that for me to grow spiritually, ariko nize ko gukura mu by'umwuka I need the spiritual milk. mba nkeneye amata y'umwuka. Where can I find this spiritual milk? Ese amata y'umwuka nzayakura he? So only through the church I cannot get this spiritual milk anywhere. Mu itorero honyine niho nakura amata y'umwuka, nta handi yava. So that's when I came to discover that I need someone to take care of me. Ibi byatumye ntahura ko nkeneye umuntu wo kunyitaho. So the reason why many people they have worries after they are born again. Igituma abantu benshi bagira impungenge nyuma yo kuvuka ubwa kabiri. The reason why many people they have worries to receive this gospel. Yewe n'igituma benshi bagira impungenge zo kwemera ubutumwa bwiza. It's because they think that once they receive the gospel they can live corrupt life. Abibwira bati twakiriye ubutumwa bwiza twabuzima bwangiritse. But God prepared and provided everything possible for one who is born again. Ariko abantu Imana yadutegura ibintu byose bishoboka twebwe bavuka ubwa kabiri. So as we are given this spiritual milk, nuko duhabwa amata y'umwuka, so we can grow up spiritually. igihe tuyanyoye dukura mu buryo bumwe. So when we are grown up spiritually, Iyo dukuze it cannot be compared at the time we were born. ntabwo waba ukigereranyije n'igihe wari ukivuka. So little by little we learn how God can fulfill His will through our life. Buhoro buhoro tugenda twiga uko Imana isohoza gushaka kwayo mu buzima bwacu. So that's why we kept on sharing the word of God. Ibi ni byo bidutera gukomeza gusangirisha So people who despise the chance to listen the word of God continuously, gusa basuzugura amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana iteka, so these people they cannot live spiritual life. ntabwo baba ubuzima bw'umwuka. They finally overwhelmed by their thoughts. Amaherezo ibitekerezo byabo biramiraza. So when their hearts are being led by their thoughts, iyi mitima yabo ishorewe n'ibyo batekereza, that is when they start to live the corrupt life. ni icyo gihe bashaka ubuzima bwangiritse. But however, God prepared another step of the life after we are born again. Nyamara Imana yaduteguriye indi ntambwe nyuma yo kuvuka ubwa kabiri. So I hope we keep listening the word of God continuously. Reka niringire ko tuzakomeza gutegera amatwi ijambo ry'Imana. So more our hearts become wide and wider. Uko imitima yacu yaguka ikongera ikarushaho kwaguka, more we will have the strength in our spiritual life. niko turushaho kugira imbaraga z'ubuzima bw'umwuka. So as we keep receiving the grace daily, Mu gihe dukomeje kwakira ubuntu buri munsi, so we'll keep enjoying our salvation we have received. tuzakomeza tunezezwe n'agakiza twakiriye. So thank you so much. Ndabashimiye cyane. I will speak up to here. Ndasoreza. Let me pray. Dusenge. Father, thank you for this evening. Data, tugushimiye umugoroba. We thank you because you have given us the time to share the word of God. Turagushimiye ko waduhaye umwanya wo gusangira ijambo ryawe. We have seen that many times we see you and we believe in you through the law. Twabonye ko inshuro nyinshi tukubonera mu mategeko. But when our relationship with you is through the law, we cannot have true peace in our hearts. Gusa n'imbisano hagati yacu nawe ari amategeko, ntabwo twagira ibyishimo by'ukuri. So but when we live a spiritual life through Jesus Christ, ariko igihe tubaye ubuzima bw'umwuka binyuze muri Yesu Kristo, so we can live the hopeful and happy life. tubaha ubuzima bw'ibyiringiro kandi bw'umunezero. So allow everyone to separate these two
wemerera umuntu wese atandukanye ibyo. Because what Satan does is to confuse people in their hearts. Satani abashaka guteza abantu urusha mu mitima yabo. But when people come to understand the reason why and the heart of God for him to provide the law, ariko iyo abantu batawe umutima w'Imana batumuduha amategeko, that's when they understand the next step of understanding of coming of Jesus. ni icyo gihe bagera ku ntera ikurikira yo kumva impamvu Yesu yaje. So we praise you and worship you. Turaguhimbaje, turakuramije. So in the name of Jesus we pray everything. Kandi dusize byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you so much. See you next time. Murakoze cyane nawe utaha.